vuga ukuntu mweretswe ngo kandi natwe turabahanuzi ngo kudukoza isoni turangije tugezemo duhamya Kristo turamubwira tuti bimeze ngo icyo gihe radabwira umugabo ngo dore ubari aya mezi n'aya matariki byanga byakunda ibyo tuvuye mu gasenge tukabivugira no mu iteraniro imbere gacyane utabibona uzamenye uko tutarabahanuzi ubusahizi ibyo twavuze byarasohoye ndi kumwe naradukunda Imana ishimwe Katasuza abakunzi ba Concord TV show mere wose abari mu Rwanda mu ntara enye duso mu gihe Kigali abari muhanga mwumva ikinyarwanda Imana amoro nibane namwe ndashimira cyane abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tugatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukagikanda nshuti zanjye ukayikandaho nshuti zanjye nabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu ngomba kujya mu cyaro ngashaka babantu babatazwi nyine bariyo ngiyo nkakuramo n'abantu imyumvire ngo Imana ngo regango ikorera ngo mu mujyi gusa oya ntabwo ari mu mujyi gusa no mu cyaro ubundi mu cyaro cyo mu mudugudu wa Mugarama mu kagari ka Kabyiniro hano ruguru hari ikirunga cya Muhabura inyuma hakurya ni ikiyaga cya Burera niho naje kureba abahanuzi babiri umwe yitwa Nyirazani nka Dorosera uzwi nka Mama Mutoni undi yitwa Maniradukunda Emmanuel uzwi nka Rado ni ry'abantu bamuziho cyane ariko bamaze no kumubatiza pasiteri bitewe n'ibitangaza Imana ikugenda imukoresha aba bantu barabanye cyane umwe yarayoboye groupe y'amasengesho undi ayiyoboye ahandi bakajya batumirana none bagezeyo Imana yabahishurira ibintu babivuga bakavuga bati babibwiranye ariko amakuru mfite nuko abapinze impano zibarimo nyuma baje kubona ibimenyetso babona koko atari ibintu bapapiye ngo babibwiranye ahubwo ari Imana yo mwijuru yabahishuriye ibyabo tugiye kuganira nabo rero muza gutangira ikiganiro kandi munakirangize murakarama ntabwo ujubeshya Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Haleluya Reba kunzi wa Concord TV show ni gutyo rero tubitangiye iyo ndi kumwe n'abanyamavuta babiri nanjye ajya zamuka nanjye ndayasanga ngo nubwo ari dukeya ariko yo muye na babiri yo mbicaje hamwe numva amavuta ari kuzamuka gatangiza ni haleluya amen yego twabahuje turi kumwe n'uwitwa Nyirazani nka Dorosera Mama Mutoni nabasuhuze turabashuje mu izina rya Yesu haleluya amen ndi kumwe na Maniradukunda Emmanuel haleluya amen aba bantu n'abahanuzi mvuze ngo Imana iri kubakoresha muri iyi minsi ntabwo naba mbeshye kuko niba ari n'ibintu byananiye pe kubeshya birimo ni izina ry'Imana nukuri pe kubeshya byarananiye niko bimeze reka tubanze dutangire n'isengesho radio ufite mikoro hitufatiraho dusenge Mana Nyiringabo Jehova uri wo kwizerwa uri umurengezi wacu ku manywa ndetse na nijoro uradusura ukadutabara tunaniwe tugeze mu kaga umenya aho dutuye utumenyera n'imiryango izina ryawe nirishimwe kandi izina rye ntabwo icubahiro tugushimiye kuko wabanye natwe uyu munsi kandi wadufashije mu byo twagerageje gukora byose izina rye ntabwo icubahiro hari benshi bavuye mu mubiri hari benshi bapfuye ariko twe turacahumeka umwuka wazima nabyo nubishimirwe uyu mwanya iki kiganiro tugiye gukora abantu bose bazacumva baremerewe uzabaruhure kandi uwera wa Isirayeli azafite ibyifuzo n'ibibazo uzabatabare kuko Uwiteka ganza Uwiteka ganza utegeke byose ngo ushaka mu izina rya Yesu amen Simana nanjye ndahera ntacyo reka nibutse abadukurikiye gukanda subscribe ngo badushyigikire tuba umuryango mugari kuko birakenewe sibyo dushimira n'abagize ute n'abayikoze dushimira n'abantu bafata ikiganiro bakakireba cyose bakakirangiza kuko biba byiza buryo bawumvise message yose bitandukanye n'umuntu ufungura kumva iminota 5 yangiza agahita mpamagara ngo mpa nimero umukozi w'Imana njya mubaza ni uwo muntu uri kunsaba nimero yitwa nde mbongo ntabwo ngo izina ngo narifashe basi se twari turi hehe ati ntabwo ndi kwibuka hari mwabantu mwe ko mushaka kuzareba n'abatubuzi bakabatuburira umuntu niba twanditseho ngo arahanura ni wumvise ikiganiro koko ngo wumve ko ari aba yahanuriye nawe isusaba nimero ngo urahamagaye
kuko ibyo nibyo radiyo birakwiye. oya nta nubwo bikwiye. nanje n'abampamagara bakambwira ngo witwa nde, sinitwa nde, sinivuze mu kiganiro. oya rwose hano tuye tubasaba ikiganiro bagitangire ucyumve neza, ujye guhamagara ufite ibyo wahamagaye pe cyane. hari ababona nimero yanjye agahita mpamagara ngo nyiriho telefone ari he, nanjye mpita mubwira nti ntawe ni niyanjye, ngo hoya ngo ni y'umumama, ni sawa ntibwo warebye nabi. ariko hari umuntu uza pe ati ye ati nari nzi ngo iyo nimero ni ya mama Mutoni, none ndikumva nitabwe n'umugabo. uwo abaje neza, mpita mubwira nti rero ndabizi uyikuye kuri YouTube, ninjye twagiranye ikiganiro, ahubwo reka nguhe nimero ye. Sibyo impamvu ndi gushimira abantu batangira ikiganiro bakagira ute bakanakirangiza. burya abo bantu abadushigikiye banadukunze nabo, kandi niba ari ibyo bakeneye ku buryo babibona vuba cyane. Imana ishimwe rero. Amen. harya twasenze mbo uzi icyo tugiye gukurikizaho. muraziranye cyangwa muhuriye aha? turaziranye. Akamikoro wajya ugashyira hagati ku buryo mwese kagira kabakurura, cyangwa se ugiye kuvuga Turaziranye. musanzwe muziranye? Musanzwe tuziranye. ubundi hajya bavuga ngo abagore mbere na mbere. mama Muto fata iyo mikoro. Radukunda umuzi kuva ryari, mwahuriye he, mwahujwe n'iki? Radukunda muzi kuva nibura twatangiye kumenyana neza 2017. yego. twahujwe no gusenga, noneho duhurira ahantu bari bamutumiye nanje bantumiye. tuhageze mbona yuko Radukunda ari mu mwuka w'Imana. yego. nangije nanje ndamutumira. icyo gihe nari mpagarariye amasengesho ku ikanisa yahanika, narindi perezida w'ivuga butumwa, noneho mpagarariye n'amasengesho kuko natumiraga abakozi b'Imana benshi bo kugira baze badushigikira. nuko icyo gihe naramutumiye, ndangije kumutumira, ubundi bwo Radukunda araza avuga Imana aho ngaho, arangije asiga duhanuriye ibyo kurwo rusengero. aravuga ati nubwo muri gusengera mu mabuye, icyo gihe harimo amabuye gashinyitse utabona gukubyina, nubwo muri gusengera mu mabuye, aya mabuye muzashiramo isima, nubwo muri kureba ari urusengero rurangaye muzarukinga kandi muzashiramo n'ibirahure. ubu turi gushima Imana yuko ibyo Radukunda yahanuye byasohoye. urusengero rurimo isima nubwo rufunzwe, ariko rurimo n'ibirahure ruzanafungurwa mu izina rya Yesu. Amen. Yego. komeza n'ibindi gifite mikoro. ubwo rero Radukunda twarakomezanyije, ntago byarangiriye aho. ubundi bwo nakora ingendo nkamuhamagara nti nyabuna ntera ingabo mu bitugu, nawe yakora ingendo akampamagara, ubundi bwo Radukunda tukagendana. Imana iradushigikira. igihe kigeze muri corona, ariho bari gukingura insengero zimwe na zimwe, dukora umurimo mu Kamanga. ku ikanisa kuri paruwasi yacu mbese Murangirikani. nuko arangije Radukunda twe dufite pasiteri akamutumira, natwe tukamutumira, kuko naho mu Kamanga nari mpahagarariye iki amasengesho. nari mpahagarariye amasengesho ku ikanisa ku mudugudu, ariko mpahagarariye no kuri paruwasi amasengesho. byose ni njye ubihagarariye. na nubu niko bimeze, nubwo insengero zakinzwe, ariko garacyahari. Fande mama Mutoni rwose. garacyahari. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. ubwo twaje gukora umurimo rero ntazibagirwa mu buzima. aho muri urwo rusengero Imana ikadukoresha, barozi bazana ibintu, ubundi bwo tukabibapfunyuza. bazi ngo uyu munsi ngo baradufatira, bagasanga twaraye twasenze. Raduna naramugaga ntira ejo dufite amateraniro, none urari uri gusenga, nanjye ndari ndi gusenga, turare turi kuri bohoza, tugahana amakuru ati nabonye bino, nanjye nabonye bino. ntibwo byanga byakunda, uraza ube maso, ndabona ariyoboye, wewe urambera maso. ubwo birangije batugirira ishyari, baraturwanya, baravuga bati kari akadeperi gute kari kuza Murangirikani kakaduhindanya, kabivuganyeho n'uramugore. nangije ubundi bwo kuturwanya kwacu, ariko Imana iradushigikira. Imana ikavugana natwe ngo ndabaguye, ngo nubwo bazabarwanya ntibazabashobora. Imana ishimwe. gihe kiragera duhanurira abantu, turangije kubahanurira, ubundi bwo baravuga bati kubera mwakora ku byaha byacu. ayiwe ati rirarema. Imana ishimwe. iyo mbyibutse ndavugaga ngo dufite umukiza utuvugira. Zota ya Vasayi ni Toki ya Vasayi.
icyo gihe tugeze mu gasenge, amina haleluya, Amen. nari naretswe iyerekwa Yego. yuko duteranye n'abasambanyi. Radu nawe ati naribonye, bati mugomba kuvuga, kandi iryo yerekwa ry'abasambanyi ryari riri mu banyempano. Yego. Ndavuga ni abanyempano bo kuri uyu musozi, nanjye mama Mutoni ndimo, tugomba kwihana tukamanza kubanziriza abandi. Bati ntibyumvikana, batujana mu gasenge ngo muvuge ukuntu mweretswe, ngo kandi natwe turi abahanuzi, ngo kudukoza isoni. Turangije tugezemo duhamya Kristo, turamubwira tuti bimeze ngutya. Icyo gihe Rada abwira umugabo umwe ngo dore ubari aya mezi n'aya matariki, byanga byakunda ibyo tuvuye mu gasenge tukabivugira no mu iteraniro imbere gake, nutabibona uzamenye uko tutari abahanuzi. Ubu sahize ibyo twavuze byarasohoye, ndi kumwe na Radukunda. Mana ishimwe, Imana ishimwe. Dukomeza umurimo rero ngutyo, Imana yo mwijuru iradushyigikira. Nubwo baturwanyije, bageze nyuma babona yuko ibyo bari kuturwanya ari ukwibesha, bageze nyuma bakaja bakenera Radukunda, bakavuga bati pasiteri akavuga ati ntinkora iteraniro Radukunda adahari. Baradukunze rero, Imana iradushyigikira na n'ubu, Imana ihabwa icyubahiro. Ayo niyo mateka muziho. Imana ihimbazwe kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Amen. Mumpere bikorana. Gukora Imana ni byiza Raduku cyane. biryoha bisubiyemo. Nawe ugiye kutubwira uko wamenyanye na mama Mutoni. Mama Mutoni twamenyanye, nje barampamagaye iwabo, barantumira njayo, niho namumena. Asanze ari umunyamavuta. Yego. Kuko ari abandi bamama biyo hepfo twahuriyeyo, turasenga tugira ibihe byiza, arampanura nanjye ndamuhanurira. Ibyo by'urusengero ndabihanura. None nyuma yaho na mwarimu arankunda, mwarimu wo kurwo rusengero arantumira no kucumira, nkaja nkambara ikanzu nkabwiriza, Imana ikamamara. Yego. Ariko byumva nta ibyo rekomandasiyo Yesu yarayitanze, yaravuze ngo buri muntu mwitora buwejejwe muri ryo. Rero hari ibyo tutagendera, apfa kuba mwuka avuze ngo jaha. Yego. Ibindi twe tukagenda turakorana. Izo ntambara rero zo mu rusengero twahuye nazo, twahuye nazo nini nakubwiye ngo nari nisengeraga mu bangirikani, kuko uzi kode nyine igirire gutya. Nuko nyine kubera uzi kode nyine zibaga muri twe kwa bene wacu, ziba mu madini. ubwo nyine kubera ko icyo gihe nakundaga kugenda gutyo, kavati hano hantu hariho umwuka w'Imana. Ariko harimo abantu bari bafite umwuka w'Imana. Nasanzemo mama Mutoni turanakundana cyane mu rwego rwo hejuru, ndetse na papa Mutoni n'umugabo tukaza turakundana. None izo ntambara gukubitana nazo zose, uwo munsi turondora abantu ngo ni abadakorwaho, niko babitaga. Turangije turabarondora ibikomerezwa, turangije turabarondora batujana ahantu mu gasenge. Ariko yari umuhanuzi, umuhanuzi atujanye mu gasenge yari mu mwuka w'Imana, ariko ufite n'ubwenge. Siko bimeza, tujana mu gasenge ati hari abakirisitu batabyumva bigakora iki, bikamukomeretsa. Ari baragira mu gasenge bakora iki, bihane. Ageze mu gasenge ati mukavuga ukuntu mwabibonye, ati natwe turi abahanuzi. Uri kubyumva? Igihe kiragera, mama Mutoni agira ibyo ahanura, nanje ngira ibyo nkora iki, ngira ibyo mbahanura. Abahanuzi nk'icumi nanga nk'umunane bose batuvaho, baratangira baravangiwe batamutwe nini. Ariko agaciro nuko ibyo twanuye byose twakoze iki, byasohoye. Wa wundi ubu kano kanya mugani wa ntuza, ubu niba navuga ngo ari gukora iki, yataye umutwe, niba ari zezenge waho sha umva ubu muri make ubu nawe ari kunywa acunga umuntu mugani wa Adamu. Imana twe turaceceka tuvuga ibyo twahanuye nibyo, ubwo ibyo twavuze nibyo nyine. Tagaciro nuko muzakora iki, muzabibona. Dushiraho n'itariki. Yego. Igihe kiragera nuko nyine, ariko nuko ngamvuge gutyo. Ariko byaraso abantu batatu bose Imana banikiye kimwe, batatu. Izi ni ntambara nahuriye nazo, nigeze kurondora umuntu, nagije kumurondora, nagije ambwira ngo mpa ikimenyetso. None mubwiye ngo Imana irambwiye ngo ufite ibintu bipfe muri telefone yawe, bizino za prono n'ibindi. Ati ukabyerekana, ati zana telefone yawe. Iterano ryose ryaremye, none abahanuzi Imana iyo mvuze ko abahanuzi mvugaga gake. Noneho abahanuzi barangije ambwira ngo je hano mu kindi cyumba gutya na gutyo, ukora iki, uri tubisanga. Ubwo yari azi yari yazemo na password. Ndabona ati kuramo password, ayinkuramo n'umutima mwiza, ndacukumbura ngeza nabo ibi nibi, mbyereka iterano ryose ati ibi nibiki. Taci nari mfite, sinzi gukoresha simati, sinzi ngo ibyo nibiki. Nubo cyo koza arangije bati mbonye Imana. Mama je byamara igihe akazara turahura ntamvugisha, ariko amavuta yanje azarayubaha, ubu akazara tangira kumvugisha.
ngero uzi igihe nabamenyeye kwa ntuza kwa Nasani. harya radu twahuriye he bwa mbere? Ubwa mbere twahuriye mu Kaziguro. Nagutumiye. Yego. Ufite amasengesho y'iminsi 2 uyasogereza muri groupe yanjye. Ari wasanze kagakobwa kakoze iki kikubise hasi. Harya nigeze nze guse no twe turi hano cyatwa turi hirya mu Kaziguro ni groupe yanjye ico gihe yakoraga buri rugo. Yego cyane naho ngaho naho ese ubundi nkajya nza hano ubundi ukazuza hano aho yadufitanye amateka. Ego none cyagusetse Mama Mutoni mumenyeje ubundi? Mama Mutoni yarakuze nje muhe mikoro. nje nari nkuzi twahuriye ahantu turasengana ariko nyine birangirira aho ntiwasuhuza sha ntago nagusuhuje ariko nari nzi yuko rigiti nari ndagusuhuza buriya impamvu ndi kuvuga ngucyo nada amateka twagiranye ni maremare yazaga gusengera kuri uwo musozi wihanika kwa Mama Mutoni ntabone ifu y'igikome yo kumushigishira ngo mwakire twaba twajanye mu rugendo atabona 200 go kuvuga ngo mpetse umwana kangurira umwana wa Mama Mutoni umuneke ariko muri ubwo buzima bwose tubucanamo Imana ikavugana natwe ngo nzabagirira neza. Mana ishimwe yarangiza ikavugana natwe ikavuga ngo nubwo mubona bimeze ngo kikabwira radu ngo nzaguhinzira imisima irimo mitarike rangije rada rampanura ati ndi kubona Imana iguhaye inzira iteye isima. Ndangije ndavuga nti nanje byaturuka he byava he ariko muri ubwo buzima turangije kubucamo Imana ikagenda itabwira ngo nzabagirira neza nzabaha amafaranga nzabaha ibyo kurya nubwo tutari twayagiraga fatika ariko ubu ntago twagenda urugendo ngo tugendeshe n'amaguru nta nubwo twagenda urugendo ngabure 200 yo kugura nk'ubu umwana wanje umugati cyangwa ubu ntabwo yaza iwacu ngo mbure n'igikoma ntago nabura agafuda hari uko Imana yabigenjeje kandi turugushima Imana yuko yabisohoje. Imana yarankoresheje mpanura radu yuko azabigenza nka nguca uri kubona Imana irabikora none ugeze nirayo rya yakiko nje wabimuhanuriye Imana nawe iramukoresha iti Mama Mutoni ntago waba uri umukozi w'Imana ngo nurangize ubundi bwo nawe uje uragenda mu byatsi cyangwa se mu bitaka. Ubu nanje ndi gushima Imana yuko yampanuriye bahita banabikora ubu nanje ndakoropaga fataga akantu twaramuhanuriye nje mfite abagabo nyine pe bafite amafaranga twaramuhanuriye turangije duhita dutegeka duhita dushiramo duhita tuvuga reka dusiga isima duhita tunayigura aba ari byiheraho nuko yarakavuze nabi ariko dufitanye amateka reka twavuze ntabwo turahanura gusa sha nanjye Mama Mutoni mwimenyereje ubundi ro nashinze cano ubwo mbwira witwa Jire ntindaza kugusura ariko nshakira abakozi b'Imana. Yego nibwo nje nakubonye. Ego njewe ntago ariho nari nkubonye nje nari nsanzwe ariko twasenganyeho rimwe. Yego ndi no kwihuta ubwo wari uri kwihuta nyine wari kuja mu kazi gucyo niko byari bimeze ariko Imana yo mwijuru Imana ni yacu wari kugira ngo igihe nk'iki nawe wiyongere ku nshuti mfite. Nanjye ro tubonanye numva amaraso arahuye pe burundu umva hari umuntu mujya nkatwe dukora ibiganiro hari umuntu muganira pe ukumva wabuze ibyo wavuga ukumva wakamutse ariko yo turi kumwe nta ribi. Iki ni kiganiro cyakangabwo ni cya 5 dukoranye turisanzuraga hari abantu hari aho ngeraga ntago ari ukubeshya yenda ushobora kuvuga uti yenda kuri kamera nanga iki hari ahantu bakunze nko kuntumira mu rusengero uzaze mwivuga butumwa hakabaho ngeze nkumva ndisanzuye hazanasubira ariko hakabaho ngeze nkumva nta nisanzuye aha rero kuri iyi kamera iyo mpagera nkumva ntisanzuye ntago nari nzahagaruka ariko numvishije nta kibazo nuko gufata nka musaza wanjye. Imana ishimwe ngiye mufataga nka mukuru wanjye uko turanasa ani dushigikire atakubira kusa n'umukozi w'Imana nukuri maze b'Imana bahu nawe ujya wirata yuko usa n'umuntu ufite cano umunyamakuru naje bivuze nzi ko urabivuga ndi cyamamare nanjye
kandi ari kuvuga ngo izanyamamaza. irakujyanya ahubwo vuba byihuse. Abantu basigaye bampamagara ati ko tukwifuza guca kuri cano yawe. Ego igiye kukwamamaza sinigiye kukwamamaza. Kandi ejo bundi nibwo yujuje amezi 4 tariki 9 wana. Iracyari hafi. Ni karacyari akana kari gukamba. Ariko kari gukura buri munsi. Ipfa kuba Imana ishaka kugakuza. Ubu nkurikizeho ikira. Uzi ibyo uvuga. Ntabwo nabivuga. Ahubwo ufite byinshi ukavuga ati mbitondeke gute. Njye mbura icyo mvuga. Umva umunwa ndawufite. ko umuntu twahora tugiye gusenga. Yego ntacyo mumuvuge. Ndagufasha rega. Imana ishimwe. Yego. Ndibuka igihe kimwe Mama Mutoni yarampamagaye dushaka umwanya dusura umuntu ati kuko ansabaga umukozi w'Imana ngo tujane gusenga. Turangije dushaka umwanya harya byese bice munanga byaranze. Oya ahubwo twarasenganye ariko umugoroba nkijo kare tubyukira. Sawa. Mu gitondo ubwo twe tuvuye mu buvumo kuri nguri. Hara ni mu nzu yanjye. Wowe utabonye akanya. Imana ishimwe n'indi n'abagabo banjye dusengana. Turangije kujayo turasenga. Sha Imana niho yaguhereye n'agaciro mu muryango. Bari baravuze ngo rinzerereze ariko Imana ikuriye amavuta bakuriye amavuta dufite tubabwira nibyo batunze mu nzu nibyo bakoze kera none turanabasengera Imana iranabakiza niho batangiye guhira Mama Muto n'agaciro. Niko bimeze. Nuko nyine arakira. Sensoze oya katujye mu ijambo ry'Imana. Ukumva bushaka kubanza mwaririmba. None reka ntaza gutera ishyari. Sibyo? Radio agiye kuvuga indirimbo iri kumufasha. Yego. Muyiririmbe. None nje nta nubwo ndabafasha noneho. Turirwana. Mwirwaneho sibyo? Noneho Mama Mutoni nawe mu ijambo ry'Imana. Reka nizi mikoro. Mbe nzigiza ariko we nanjye nza hano hagati ntibyari kuba byiza. Tugakundana. Tugakundana. Bitya nambahagaze hejuru sibyo ariko mbazaniye mikoro. Kugira ngo mwisanzure sibyo radio ndirimbo iri kumufasha nawe mu mwanya w'ijambo ry'Imana nanjye ndagaruka nyuma. Nta kibazo. 207 ivuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose. Imana ishimwe turirimbe. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambiye yo guca mu nzira ija mu ijuru ntacyamurekesha iyo migambiye yo guca mu nzira ija mu ijuru ntabwo azacogozwa n'icyamugongo abazimubwira nibo bazagwa abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ija mu ijuru mwamushundindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kubahite have wabwobawe nimunyihorere namara majepe kuja mu ijuru have wabwobawe nimunyihorere namara majepe kuja mu ijuru have wabibazo have wabwobawe nimunyihorere namara majepe kuja mu ijuru have wabwobawe nimunyihorere
namara majepe kuja mu ijuru. Reka dusenge. Mana nyiringabo, yego zina ryawe rishimwe, abwicubahiro zina ryawe nirihimbazwe, zina ryawe nirisingizwe. Nubwo hari abatakuzi ariko twe turakuzi, nubwo hari abatakumva ariko twe turakumva, nubwo hari haleluya haleluya ariko twe turakubona, uri umugiraneza. Haleluya haleluya, twakubonye twambaye ubusa, tukubona twambaye. Haleluya haleluya, tukubona dushonje, tukubona turiye, tukubona turara rubunda, haleluya haleluya, tukubona dukorera abandi, tukubona uturengera, tukubona utugaburira. Zina ryawe nirishimwe. Amen. Dusuye amateka y'ubuzima, dusuye amateka y'ubuzima. Rabi Adonai, dusuye amateka y'ubuzima bwacu. Warakoze Yesu, warakoze Yesu. Muri mbyingi y'utamba hafi, mba naramanutse nje kuzimu, ariko waremeye uraza urandwanirira. Zina ryawe nirishimwe. Yutaba mu ruhande rwacu, haleluya haleluya, ng'abantu baduhagurukiraga suri bayature. Hashimwe Uwiteka, wemeye akatuba hafi. Tugiye kumva ijambo ryawe, nyura mu mugaragu wawe, nyura mu mujakazi wawe, mukoresha uko ushanzwe umukoresha. Izina rye rikomeze guhabwa icubahiro. Urakoze kuri kumwe natwe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Amen. Mani dushigikire, Imana itugirire neza. Kaduhere kuri uyu muririmbyi turirimbye, Imana yo mu ijuru dushigikire. Uyu muririmbyi yararirimbye ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu. Uwabatinyutse ibyago byose naza kurikire Yesu Kristo, ngo ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira isha mu irubahiro. Ntago azacogozwa n'icyamugongo, ng'abazimubwira nibo bazagwa. Ntago azacogozwa n'ibigeragezo, ababimubwira nibo bazagwa. Hahandi baguteze iminsi bakakubarira igihe rata. Hari igihe batubariye igihe, baravuga ngo tuzabivamo, ngo uyu mwaka nubwo bari gusenga, ariko kubera yuko bakenye ngo igihe kizagera ngo babivemo. Ariko turagushima Yesu kuko wabaye mu ruhande rwacu. Arangije ngo abo bazimubwira nibo bazaza. Dushimye Imana yuko abatubwiye incamugongo aribo babidutanze kubiva. Haleluya, cyubahiro ni kibi cyawe. Nuko arangije aravuga ngo abanzi be bose ntibazamugarura mu nzira yahisemo isha mu ijuru. Ntago abanzi bacu bazatugarura, nubwo baturogera ntituzagaruka, nubwo badufataho bugwate bakadufataho ijambo, ntago bizatugarura ngo dusubire gukorera Satani. Satani twaramwiyambuye, twaramubwiye ngo turagusezereye, byanga byakunda nubwo watujirajije. Igihe wadukoreshereje kirahagije, nta gihe dufite cyo kongera kugusubira. Rero n'abatutega iminsi bakavuga yuko abanzi bacu bazatugarura, ntago bazatugarura. Bakore ibyo bakora, bakora ibyo bavuga. Ntituzigera tuja kunywa, ntituzigera tuja gusambana, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. Umubisha wacu ntaho yava. Haleluya, jambo ryarambwiye ngo Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe yava he? Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, uzarwara ariko uzakiza. Utaya vasayi, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Bazabona tugenda, babone dushonje nkabo, ariko umubisha ntaho azadukura. Mana ishimwe. Yego, bigira kenshi baturusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu usaho bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose. Abana b'Imana tugahagarara twe, hora ceceka ihorere, ndumva guhorera kumuhoza Yesu, ndumva imerende ye agarutse. Nshuti ihangane aje kuturuhura. Abana b'Imana tubikiwe ibanga, hari ubuhisho buhishiwe mu ijuru, nuko tuzasa ndikurahishurwa. Nicyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza, bakatwitiranya nuko dusangira ibishimbo, bakatwitiranya niko dusangira ibyago, bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi.
bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe imbabura imanitse ariko hora ibyacu saho bicira hari igihe kimwe birasobanutse byose abana b'Imana tugahagarara twemye ngo ntago tuzacogozwa n'incamugongo asante ntago tuzacogozwa n'abapagani ahubwo ntago tuzacogozwa n'abakora ibyaha ntago tuzacogozwa n'abirirwa basinda hari igihe kigera bakatubwira ngo mbese aganye ugajaga he ko tubonaga mutayanywa ngo gajaga ariko nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa kuko Yesu ari byose nzacuruza gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kureba ijambo ry'Imana turasanga muri Yesaya igice cya 41. uwo ni Yesaya agaciro na amavuta urahera ku murongo wa 8 41 turahera ku murongo waho wa 8. Yesaya ibice 41 guhera ku murongo wa 8 aravuga ngo uretse nkubwira umurongo uragarukiriza yego kugira nuhagera ucece urageza ku murongo wa 15. Yesaya ibice 41 guhera ku murongo wa 48 ugeza ku wa 15. Ariko weho Isirayeli umugaragu wanje Yakobo natoranije urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka yazo nkakubwira nti uri umugaragu wanje naragutoranije sinaguciye. Haleluya. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukebe kuko ndi Imana yawe nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanje dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka abakugisha impaka uzabashaka ubabure kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye witinya Yakobo wa munyorogotowe namwe bagabo b'Abisirayeli ninjye uzagutabara niko Uwiteka avuga kandi ni Uwera wa Isirayeli umucunguzi wawe dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo uzahura imisozi ukayimenagura n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe. Amen. Haleluya. Mana ishimwe, Imana iba mu ruhande rwacu. Iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Jambo rirakubwiye ngo ariko weho Yakobo. Amina, haleluya. Buri wese ku ruhande rwe yirebe areba sindi Yakobo. Amina, haleluya. Ngo weho natoranyije Isiraheli. Amina, haleluya. Umva uko Uwiteka avuganye nawe. Umva aya magambo Imana ikubwiye. Imana ivuganye nawe ngo weho Yakobo nubwo ubona utinya ariko Uwiteka Imana azagufata ukuboko kw'iburyo. Uwiteka Imana azakuramiza ukuboko kwe. Imana ishimwe, Imana ikugirire neza. Ngo dore abakurakariye uzabashaka ubabure. Haleluya. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Mana ishimwe, hari abaturakariye, hari babandi batumye utagera ku mugisha wawe, hari abadufungiranyije imigisha ariko Uwiteka avuganye natwe nk'abaturakariye tuzabashaka tubabure ngo kandi bazaba nk'ibitariho. Uyu mwanya ubwiye mwaya magambo yuko abakurakariye cyangwa se bari kukuvuga cyangwa se bari kuguca intege wicogozwa n'icyamugongo ahubwo Imana ivuganye nawe uzabashaka ubabure uzabashaka ubabure kuko Uwiteka Imana avuganye nawe. Imana ikugirire neza kandi Imana idushigikire kuko Imana yabonye umubabaro wawe. Haleluya. Kuko Imana yabonye kwitanga kwawe kuko Imana yabonye ibikuremereye yabonye ikibazo umaranye iminsi irata. Imana ivuganye nawe muri aya magambo irakubwira ngo dore igiye kukugira umuhuza ngo kandi igiye kugutyaza uzamenagura imisozi irata. Haleluya, haleluya. Uzamenagura imisozi. Imana idushigikire kandi Imana ibe mu ruhande rwacu nubwo hari abaturakariye ariko tugiye kubashaka tubabure kuko Yakobo Imana irakwibutse. Yakobo uvuganye n'Imana uyu mwanya ngo witinyira gutabaye nubwo ubona uri gutinya imbere y'Imana uri umunyorogotwe ariko ikugize igifatika. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ivuganye nawe aya magambo yuko nubwo wari uri kubona imbere yawe hari ibikomeye ariko igihe nk'iki iguhaye kumenagura no
kubika. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikugirire neza. Ngo nubwo yemwe Yakobo we, yemwe bagabo b'i Yerusalemu mubyumve. Amina. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana azatuje imbere, Uwiteka Imana azaharinganyiza. Nubwo ubona hanze kuringanira, umusozi igihe wuririye kirahagije, Imana yo mw'ijuru ivuganye nawe ngo ugiye gucamika. Imana ihabwe icyubahiro, Imana idushigikire. Nubwo hari ibyatuzengereje, nubwo hari ibyagukuye mu mwanya, nubwo hari ibyo wasengeye bikanga, ariko Uwiteka Imana avuganye nawe yuko hari icyo agiye gukora. Umurongo wa 13 wudusomere tuwumve. Umurongo wa 13 Yesaya. Ibagiye ko nta mikoro mfite. Yego. Yego, umurongo wa 13. Yego. Kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nubwo wari ucitse intege, nubwo byari bigucanze, ariko Imana igufasha ukuboko, kandi ntabwo igufasha uk'ibumoso, ahubwo igufasha ukuboko kw'iburyo. Avuganye nawe ngo witinyagiza ati aragutabaye. Amen. Mu kibazo cyawe witinya aragutabaye. Mu burwayi ufite witinya aragutabaye. Mu bukene ufite witinya aragutabaye. Mu bukoduri zota ya basayini witinya aragutabaye. Imana igushigikire kandi Imana itugirire neza. Imana ivuganye natwe ngo twe gutinyira dutabaye. Imana ivuganye nawe ngo witinye ibyo uri kubona byasamye. Uko byasamye ntago ariko bishikura. Icyo usabwa ni ukutava mu nzira, ahubwo ukaguma mu rugendo. Icyo usabwa ni ukudacegozwa n'icyamugongo, ahubwo abazikubwira akaba ari bo bakagwa. Imana igushigikire, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ibe mu ruhande rwacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana, ariko iri jambo rya nyuma urifate mu mutwe witinya we, agufasha ukuboko kukaje kugutabara. Akira ubutabazi bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro, Imana idushigikire. Amen. Amavuta witinya kuko ndaje kugutabara. Abakunzi ba Concord TV show muhumure Imana ije kuduta zota ya basayi. Abafite amadeni iraje irishuye. Mw'iminsi ndi kuvanga Imana iguha umuntu wingira kamaro. Ugendanye n'abantu ubona nta kigenda, ariko Imana iguhe umuntu uzavuga utuyu ari ukuvunja yavunjamo abantu 100 nkurikije ibyo yankoreye. Amen. Reka dusoze. Yego. Tuzagaruka. Oya iradutabaye. Iradutabaye. Amana iradutabaye. Reka dutange nimero. Yego. Wadukenera abe yaduhamagara. Kuri Mama Mutoni ni 079 17 38 962. MTN ra Tigo ntawe ufite kantangizo ntacu niri kuri WhatsApp 0798 niyo iradukune Manuel. Mana turagushimye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Imbaraga zawe n'amavuta twabibonye mu cyubahiro satugirira hataya vasaye. Reka twizere twe gutinya kukuri kumwe natwe. Amen. Uhagariwe n'ingwara voma niko abanyarwanda bavuga. Twe duhagarariwe na Kristo, ntacyo tuzaba. Twongere kwizera muri iyi minsi. Turatujeho ntutuze mu izina rya Yesu. Amen.